amaso yanjye ku misozi mbega utabarwa kwanjye kwava he mubimbwire kuwi ariko nubwo nesha umutwe uzi guteka ariko ndaruka kurya ibyo kurya byawe bikaranze kera noneho hano yambwiye ko umuceri imbeba zawutwaye ariko sizi imbeba zo mu rugo ubwo icyambere ni umuceri cya kabiri kawunga cya gatatu basi yambwiye ko bamwibye umuceri bamwiba kawunga bamwima isukari nayo barayibye noneho ngiye guhaha ngiye gukora ikintu bita stock mfate urufunguzo ariko se izi mbeba waza kubanza kureba ko haba harimo n'imyobo si imyenda bitwara umufuka wakawunga iyi n'imbeba bwoko kimwe kabyaramo ariko ntacyo bitwaye cyane muri ikintu cyitwa stock hanyuma nimara gukora stock ariko icyaba kiza ndumva nakora aka karisite turi kumwe nakora aka karisite turi kumwe abantu ariko nimugoroba ijambo twaraye twize kugira ngo nkomeze ntigihuze neza ndigenderemo ngirirwemo ni ijambo muri Zaburi ya Dawidi 35 ku murongo waho wa mbere avuga ngo Uwiteka burana n'abamburanya rwana n'abandwanya siko naso umva ubu ngubu nanjye ngomba kubigisha byose siko babyibaye ndahera no kuri ibi ngibi ngomba guhera kuri ibi siko imbwa 2 3 4 5 6 7 8 kamamagara umukiriya ngomba guhamagara umukiriya baguhamagara umukiriya sha asa ewana bose gatwarira rimwe kugeza igihe bose rega azajya avuga ati ariko umva bose kankubwiza ukuri ugomba gukenya urumva ukagera kuri hahandi utagiye mu rwara rwo kwishima ngurisha hano ngomba gukuramo isheke ngomba gukuramo kimwe cya kabiri cy'ibyitunze yego Uwiteka burana n'abamburanya Imana igira ibintu imburanira mu izina rya Yesu urwane n'abandwanya izi mbeba uzirwanye kubite hasi zimbwego kubite hasi uyu mwuka uca mu mbeba kubite hasi zimbaraga zikorera muri ambutiyaje ijambo rikavuga ngo enda ingabo no nini uhagurukire ku ntabara unabara ibintu birimo binyiba mfite ikintu cy'inyatsi mu rugo inyatsi y'umuceri kiba kawunga kiba isukari kiba ndetse byageze ngo kandi ushingure icumu mu ntagara wimire nibyo umuntu ushingure icumu mu ntagara wimire abangenza iri jambo ni ry'umunsi wimire abangenza ubwo umutima wanjye utinigega kiza niringiye reka ndebe ambutiyaje ubundi dukore stock Uwiteka urwane n'ibindwanya shingura icumu rya munagara wimire n'ingenza kamagara umukiriya se bahamagara ndeya Jean Paul se ku Jean Paul ahinda ko nabyibuka Jean Paul ubone pura Jean Paul nawe warambabaje ngo kubita 8 byo gucari nuragize umbwira ngo urankubita ngo ibihumbi ngo bibirisha hasoni kazitunga ubundi biraniwe umuntu tujya muri deal neza hasoni ngomba guhera kwa amajerekani 1 n'3 hari igihe bose uzaza ugasanga nimva n'amatora yego kazitunga Imana yimira imbeba muri urugo mu izina rya Yesu reka ndebe ambutiyaje telefone kamenyisize hano ambutiyaje ariko se reka ndebe ambutiyaje tuzi dukore stop nibyo sandari zageze cyangwa reka nambarize inkweto ntacyo bitwara ariko
Embouteillage. Merci, embouteillage. umeze neza se? Oye mari, nubizi se? Ega nuka bure nuzajya ubona phone yanjye guhamagaye. Jya uhita uvuga uti karabaye. Jya uhita uvuga ngo kongera fasha. Ndakubwiye ngo ubu ngubu ubu mfite imari uruko byumva. Aha, none ubanze unyumye. Mfite amajerekani 32. Imwe mu bwoko bwa Doris. Uruko byumva? Iyo ngiye bika amazi umwaka wose. Uruko byumva? Uje nabyo bikabyo, banze unyumve. Ntagira zino jerekani z'icyatsi zingizi bakoresha mu ntuza mu veterinary. Urazizi zingizi zinuza z'aba veterinary. Izingizi z'icyatsi. Izingizi ndakubwiye ngo ubikamo ibintu n'imyaka 5 byashira. C'est défini. Oya, uje ndakubeshya se. Umva, none reka mbanza se nkubwire. Erega ubu wowe ariko mbere na mbere amafaranga ari kugati. Amafaranga ari tayari. Shyira amafaranga ku idirishya. Ubu ngubu ndakubwiye ngo uko byumva. Mfite ikintu cyitwa ibirayi. Uko byumva. Mfite ikintu cyitwa umuceri. Uko byumva. Amavuta umva twadeke. Injerekani zirahari. Uko byumva. Wowe rwose batayari. Ukumva. Ukugute ikintu cyitwa imari. Umva baze umbwire. Ngiye kukugurisha umuceri. Ibiro 28 udufuka tungahe. Uko byumva. Umufuka ibirayi hari kilo 100. Uko byumva. Isukari amavuta n'umunyu. Uko byumva. Ndakubwiye ngo n'imyenda. Cyakira umukiriya winuza cyakira umukiriya w'amatise. Cyakira umukiriya w'amatise. Uko byumva. Cyakira umukiriya w'amatise ngiye nkwereke. Uko byumva. Embouteillage. Ubwo ibishingwe ndakubwiye ngo ikintu kijyanye n'inuza n'ibishingwe ntabwo twebwe twishyuye amezi 2. Uko byumva. Yego boss. Ikibazo cy'ibishingwe. Usanze nari ndimo mvugana n'abibishingwe. Habaye iki? Abibishingwe uzi bifate ako boss. Ibi bintu biba binababaje. Biranambabaje. None se n'amajerekani ugiye kuyashyira mu bishingwe? Uje nakari by'amashingwe inuzinjere kandi ibyo byihorera. Ubonye ngo badaforoza bamamagare bambwira ngo siko ngo dusanze ngo mutarishura ngo amezi ngo guhera mu kwa 7 ngo turishyura ibishingwe. Daforoza urabizi ko uri wo gwishyuza ibintu by'ibishingwe muri no mudugudu wa Embouteillage. Buretse gatoya. Daforoza ahurira hehe no gutondeka amajerekani hano? Narigiye kuyoza. Ubu ngubu ngiye ndagira ngo nkuri suku mu nzu hose nk'upe kimwe cyose. Ariko daforoza burarambabaje. Tinyuka mbwire ngo ntago ngo turishyura ngo guhera mu kwa 7. None se ejo bundi bambwiraga ko tutishyura kandi twarishyuye. Bura boss naje gutekinga neza nsanga burya ahubwo baturimo ikirarane cyo kwezi kumwe. Twarishyuye twishyura. Erega burya nishyuye rimwe ahubwo gukurikirana. Bano bantu naje ariko ntacyo. Nabinyamitwe ibyo tubyihorera. Bariba. Wari wambwiye ko imbeba zatwaye umuceri. Sibyo? Hano hari imbe bitwara agafuka k'ibirayi bose. Agafuka kose. Ndakubwiye ngo agafuka do. Ihitika. Buretse gato. Agafuka. Nose bose. Izina rya Yesu. Agafuka iragaterwa se? Giruti kacina na Yesu. Ikakinjiza mu mubose. Ndakubwiye ngo buri yejo cyagiye gihe nazaga uri kumwe n'umushyitsi muri salo. Nkubwira ngo irancitse. Ukambwira ngo ninyihorere. Burya yajyanye ibiro gato. Tugure umuceri ibiro bingahe? Ibiro bingahe? Bitatwarwa n'imbeba. Ibiro bingahe? Imbeba za hano se ko arakasa mutwa ko tugure ibiro 30. 30. Ubwo wese tukajya 25 se agafuka kuzuye. 25? Okay, nacho. 25. Sibyo? Hanyuma ibirayi 5. Ibirayi tugura ibiro 50. Tanasizwa tujya gutekera uruganda. Ega, ubwo ho ndi guteganya ibyo zizatwaramo nibyo twe tuzarya. Reka tugure 15. 15? Cyangwa se 5. Ujya 5. Abantu bari byo munsi. Abantu babiri. Ujya. Tugure 25 basi.
se tuzabimara n'ibizabora. Ako boss iyo ndi kukubwira ntabwo uri kubyumva. Ibiro 25. Hanyuma isukari wambwiraga ko nayeshize. Isukari yararangiye. Bira niyo mpamvu ejo bundi wanyweye ikibiti tari minuzo isukari hose. None se biriya bintu bisharira kuriya n'ibiki waroshyizemo. Wajya ngo ni indurwe. Iriya n'amakakama n'amakashi. Ururimi rwose rwo rwabambutse mu kanwa. Iriya bayita tangawizi NT. Tangawizi NT. NT. Iyo ngiyo yajeje. Ni wigisoka. Ni wigisoka. Uyugura hise. Aho nzo hanga mu makenka yori hose ziba zihari. Isukari tugura ibyo bingahe? Isukari? Isukari oya bitanu. Bushe bitanu se byatuma ase turwahira rimwe ukwezi. Yego. Shira ibiro 20. Ibiro 20 abantu babiri. Byazabora. Ariko boss ujutse. Ntabwo birabuzwa n'igisi. Nacyo reka tugire 15. Ko boss wakujuje 20. 15. Uzuza 20 boss. Erega hari impamvu ni kukubwira ibibiri. Uzuza ibiro 20. Kuko wibuka ko ejo bundi mu rugo bazansura buriya ndateganya kuzabakorera n'akantu k'agapati. Mama zansura. Okay. Nzaza gutekera ku cyayi cyo mu ndebe muri stock. Ndebe muri stock umuceri. Oya. Ntukakore kosa boss. Ntukakore kosa. Nta mukiri ujya muri stock. None se waretse nkareba nugwanga umuceri ahantu waruteretse nkareba ibirayi ho byari biteretse. Oya ibyo bindekere. Ibyo ngibyo bindekere. Utazakora ikosa. Bosi wajya ubabara koko wajya umubara ukanyumva bo nareba nkanareba niba harimo n'imyenge ahantu imbeba zaba zinyura oya zinyura muri parafo imbeba za hano ni inshinwa ntabwo ari inyarwanda zirira muri parafo hejuru zo zirakata zigacengera mu macyo y'amazi ntabwo zijya zinyura mu myobo reka ubwo nuvuga ngo twemeje biro 25 by'umuceri biro yego 25 bya kawunga ibiro 20 by'isukari hanyuma ibi ndabona ari byo by'ingenzi cyane ase ubundi waje kuguha amafaranga ukajya kubyigurira aho ni sawa kabisa aho ni sawa oya ndaza kuzana ibintu bya pirate ndaza kwigirayo ugere ko bora ntanabipeza boss ntabipeza nabidada aho reka kora ibyo bijerekana ariko kora ibyo bijerekana naho ubundi bya stock byo byihorere ntabwo icyo ujya muri stock reka urera n'umucyo byo mu gikoni kirabirarura boss kirabirarura ibi ngibi rwose nzabyikorera hapo ni babanguke mbigurishe yongeremo ibindi ubundi sugira ngo nze nkwereke banguka duhurire kuri gate ngo be ngwaye 32 ngakashobotse